uyu muntu si we uje gushaka murebe neza mwitegereze ni guca yari yambaye mwitegereze neza imvura yose yamunyagiye mwitegereze neza uyu niwe uyu niwe amafaranga nago gari hano sindi kuyareba si n'amafaranga garahari dore ngaya amafaranga gawe rwose niko rwose komeze fresh turi ahantu mu muriro uko iyi video itangiye mwabibonye kamera zacu zageze mu Irimbi turi kubereka umuntu wagize gutya agakora amakosa ni ba bantu bakora wa mwuga wo kwicuruza yaragize gutya atwara ifaranga ry'uyu mugabo nuko twabanjije kari agace kuko byagenze ariko ubundi byahereye hano nuko byatangiye uyu mugabo mureba wicaye mu nguni w'ingofero amafaranga ye ngo yarasigaye mu kabari umuntu agize gutya ngo agiye kwiyeranja umuntu amutwara ibiceri bye arangije azindukira kuri uyu musaza ndetse n'umuhungu we aza kubabaza ukuntu ngo miliyoni ze zigera muri 2 ziri bugaruke turabanza tubaganirize kwanza uko mbisobanuye nuvuga ngo twabanje kubereka gace k'ibyabereye mu Irimbi ariko naha byari byahereye turabasuje kwanza yego muraho amakuru turaho bakwita nderero nitwa Eric irindi nitwa Ntakimana Eric musaza hano muze muraho amakuru ni meza umeze neza bakwita nderero Banzira Mathias amakuru yawe ni meza ufite nk'imyaka ingahe 70 reka dukomeze tuganira muraza kutubwira ku kijyanye n'akazi ndetse n'ibyo tubonye cyane numvise muzehe hasa nkaho atumva ngira ngo amatwi yagize ikibazo muzehe amatwi ye ntabwo yumva neza niyo mpamvu anyifashisha kandi yampaye imbaraga zo kuja ndamufasha muri aka kazi ko kuvura no kugaruza ibyibwe numvise kumuvugisha ari ukuvuga cyane urihangana ubwo niwe tuza kubaza ibintu byinshi ubundi mukora mute muri bantu ki twebwe turabavuzi gakondo ibyangombwa nanjye cyangombwa cyanjye ndagifite kuko ndi umuvuzi gakondo ubwo wowe na muzehe umuvuzi ninde twembi muzehe yampaye ubushobozi no umuvuzi ariko nanjye kubw'amahugurwa nagiyemo nanjye ndi umuvuzi basanze mfite ubushobozi bwo kuvura gakondo muvura iki rero tutaragera kuri story y'uyu mugabo ubundi muvura iki tuvura indwara nyinshi iya mbere tugaruriza abantu ibyibwe tuvura uburozi ubwo ari bwo bwose hari ibihato bifata mu kaguru ibitambikano tuvura n'indwara zimwe zivurirwa kwa muganga nk'imitwe zidakira impyiko n'imitima ndetse n'umwijima nawo dushobora kuwuvura umwijima komera kuvurirwa kwa muganga wa kizungura umwijima natwe tugira imiti ya kinyarwanda iwuvura ugakira ndetse n'ibihato nkawe waje kano kanya nabigutereza ndetse nkanabivura ndetse uzanye nawe ukuri kureba uzanye umuntu utiwe banyibye ejo bundi nangwe ejo nakugaruriza ibyawe byibwe kanya gato duhise tujya kuri story y'uyu mugabo wicaye hakurya iriya twari ahantu bashyingura abantu mu Irimbi aho avuze ati nyirukunywa amafaranga niho bamwohereje ibyo mwabigenje muti dore ukuntu twabigenjeje yaje atubwira ko mu ijoro ryashize yibwe amafaranga menshi cyane ayo mafaranga ntondayabara uko ndeba uku ntabwo ndabona n'ukwasa ariko sahi tuvugana ayo mafaranga ye arayasubizwa mu kanya urareba ibyo byo mwabigenje muterero iri hembe uri kureba riri kwaka umuriro ubwo umuriro turagutuma ndetse n'iri hembe tukarituma rikagenda rigashika wa muntu bya bintu akabigarura ndetse agasaba n'imbabazi atasaba imbabazi tukamuha ikimenyetso iri hembe ni ry'icyungu iri hembe ni ry'akanyamaswa ka kera hano mu Rwanda ntokakibamo hari nakakera kitwa ingarura Yenda umva afite amatsiko yo kuvugisha uyu musaza ngo tubwire imivurire ubundi muze imbaraga mugira ngo zo hambere muzikura hehe rero
jewe ndavura ibyo mvura byose mvura byose uretse sida urukumva byose ndabivuraga pe abantu bose baransobanukiwe. Reka tuvugishe gato ku mugabo uri hakurya aha ngaha. Niko wa mugabo we wowe ngo batwaye izo noti, utubwire ukuntu byakugendekeye, hanyuma abantu munyabugira gutya mukajya gusura abakobwa. Rero urambabaje. Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ngo byagenze bite? Hari umuntu uri kuguhamagara ngira ngo byagenze bite? Ko byagenze, nagiye ahantu mu kabari burirayo n'umukobwa, habayeho kumukundana mutereta. Nimfite amafaranga muri shambure, nca kubyuka nzanga yayatwaye. Amafaranga yarangaye? Amafaranga ari 2,200,000. None se uwo mukobwa ubwo muri shambure mwari kumwe mw'indani? Twari kumwe mw'indani, naje kubyuka nzanga yagiye. Ubwo sinzi umuntu wanangiye k'uyu musaza. Aje kunangira k'uyu musaza nibwo naje kumwitabaza nk'umuvuzi gakondo. Ambwira ko ayo mafaranga atararenga iminsi 3 ari bugaruke. None se iryo joro ryari rimeze ritewe n'uwo mukobwa? Iryo joro twaryamye tumaze gukora ibyo dukora, nasinziye, maze gusinzira ubwo nibwo nabyutse nzanga amafaranga yagiye. Hano rero bagiye kudufasha iki. Nabwiye abantu mubyibuke, nababwiye ngo impamvu twabanje kubereka agace ko mwirimbi, ndi kuvuga abadukurikira, nuko twabanje kubereka nyine ibyabaye kuri uyu mugabo. Ariko ngira ngo ubu none turi kuvugana nibwo ibintu nyirizina bigiye kuba. Rero ubu bagiye kugukorera iki? Ubu muzehe yambwiye ko ngomba gutegereza mu minota itarenze 30 ko amafaranga agiye gukoresha imbaraga z'amafaranga ngayabona. Inama ku bantu bajya muri bano bakobwa bigurisha, inama wabagira? Inama nabagira, si abantu beza, bagomba kubareka kubera ko biguhombya bikagombereza n'urugo. Ubwo si ukubicira isokora? Mfite umugore ariko madamu nabona naje hano mu bintu atazi kugira ngo mbone ayo mafaranga kubera ko twatugiye no kugira icyo tuyakoresha. Arakwiyica ko wagiye mu ndanye. Uretse nimbona amafaranga arihangana. Ubwo rero icyo navuga, ngira ngo aba bagabo harya bagiye gukurikizaho iki? Mugiye kubigenza mutubu ngubu kugira ngo mufashe uyu mugabo? Yewe ngiye gutuma iyi hembe yitwa Nyirakazana. Imana aradufasha yerekane ngo intumwa bagiye kohereza kuzana 2,000,000 ngira ngo na 200,000. Ngiye kugatuma. Kangana gutyo. Ikigiye kubaho nuko uyu muhungu waje kudufasaba ubufasha, agiye kuvuga ico yifuza. Ashaka amafaranga nangwa ashaka amafaranga n'uwo muntu. Bombi bakaza bakagera aho bahurira, bamara guhura akamuha amafaranga ye, ndetse tukamuha n'ikimenyetso kugira ngo abantu be kuja barahora barihishahisha mu bandi. Nibyo dushaka gutuma aka Kanyirabazana ngaho nacireho. N'uyu mugabo Nyirabazana ndagutumye, nyirakuru kaka ndagutumye. Ubu karagiye kandi byugashyizemo hari kagiye kuzana uwo muntu. Data ndanguhe ya nkono yawe iri hembesi, dore kwibagiwe no kubereka ibi ni ibyangombwa byanje. Ndi umuvuzi gakondo, nabihawe na Aga Network. Na ishirahamwe ryishize hamwe ry'abavuzi gakondo mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite ibyangombwa, dufite n'itsinda duhuriragamo. Iki mfashe rero, iyi nyamaswa yavuye mu Rwanda kera, iyi ntawe uyihishaga, iragiye, nayo igiye kuzana uwo muntu. Noneho tugiye guha uyu muhungu imiti, yisige. Ni umupapa, tugiye kumuha imiti, tugiye kumuha n'igi. Nigo masu byo tugiye kumuha. Na masu byo tumuhaye
kugira ngo uwo mutwakazi wamujaniye ibintu nawe atagira iyo aja nawe akagira ibyo amukorera kuko bararanye. Tugiye kumuha igi, namara kubona ibyo bihumbi bye ararinywa, ndetse n'uwo mutwakazi uyu muhungu agiye kuvuga ikimenyetso turamukorera. Aka ni ubujanja, ni agasimba kanyaruka cyane, ntabwo kazi wewe uracari muto. Data ni wakabaye iri gi rero nguhaye muhungu. Iri gi ni iryawe, uragenda. Iryo gi nitumara kukuzanira amafaranga gawe n'uwo mukobwa tumaze kumukwereka, iryo gi rirakubera isubyo. Aho uragera ugeze mu nzira naga amafaranga ukigafite utarayajanya kuri banki urarigotomera. Ari ribisi. Ubu nanjye nkoye ku masubyo, sinjugarura, agarura nyir'ubutaka. Kugwana utuvu turisiga ugeze mu rugo tw'imitsindo n'imitsiriko, ntazagira uwongera kukwiba. N'igihe bazakwiba bazaje baragera ku byawe bagira ubwoba. Akura kisiga, uraje urakirabya mu gahanga buri mu gitondo. Zana ibiganza byawe byombi. Ibi biganza nibyo birakira amafaranga, niyo mpamvu tumusigiyemo aka gati kombi. Ubwo ago mafaranga namara kugabona nta zindi nkurikizi yaba yagaterekereyemo, nta muterekero gurutugu dukoze. Nyakubahwa mubyeyi, ubu rero iri hembe tugezeho agiye kurivugiramo ibyifuzo bye, n'ibimenyetso agiye guha uwo mukobwa. Iyo ndaya ku buryo n'abandi bagabirajira baboneka batinya. Agiye kuvugamo icyo ashaka gukorera iyo ndaya. Dore akamureba, aka ni agahu ka kera, aka ni inzibyi. Dore iyi ni inkurakura. Aka karizo ko murakazi cyane, ni ak'imondo karavuraga cyane. Ubwo rero aka kajanja urakansubiza tumaze kubona amafaranga gawe. Uwo mukobwa agiye kwihuta cyane, tumusange he? Vuga aho turahurira nawe. Umukobwa nifuza, numvaga yanapfa kubera ko yamemukiye. Anaguteje umugore? Nanteje n'umugore. Ikibazo cy'umugore sinzi n'andi bumukire. Kumva mwamumbera igihano. Nibura niyo atapfa ariko agasara. Mwakoze. Uyu mukobwa rero mubyeyi tumufashe, ari gutambika, ari kugenda. Tugiye guhurira nawe mu Irimbi, tumusarishirize mu Irimbi, naho gupfa ubugingo n'ubwawe mubyeyi. Ubwo nuko rero urakoze musaza, turahurira mu Irimbi, reka tugende. Ushaka irimbi ryahe? Ari amarimbane, inaha ari amarimbane. Vuga iryo ushaka kuduhuriramo. Nanagize inaha imwe umushitsi igenda. Simazi irimbi ryawe riri hafi. Njye mwamfasha. Uwo mukobwa sumuzi neza? Namusanze nangaha ye gucumbika muri lodge. Araje aragazanye. Ako kajanjura kansubizane ko kari kumwirukanyisha. Ako gati uraje urakiraba mu gahanga. Iryo gi ry'urarimira. Urarimira rizakubuza ubuhunyira nk'ubwo wagize uri guhunyiza, uri kurarana n'uwo mukobwa. Ubwo rero babyeyi muze nje kubereka uwo mukobwa. Okay, mu mvura nyinshi cyane y'amahindu, murabona ko twese twatose. Mu by'ukuri turi kumwe n'uyu papa. Harya uravuze ko witwa nde? Uravuze ko witwa nde? Nitwa Habakurama Emmanuel. Habakurama Emmanuel. Ndetse tukaba turi kumwe n'umwana bohereje ko dusize umusaza
aho bo ngo bita ku Gicumbi harya we wita nababwiye ko ndi Eric mwene muzehe. irindi zina rya kabiri izina rya kabiri mwaryumvishije nje ndi muganga. Okay. Mu mvura rero y'amahindu turi batuzanye ahantu kameramana bereke mu misozi mu by'ukuri kwirimbi bundi jewe ntinya kwirimbi mu buzima ariko kubwiyi nkuru ntago twabura kuhagera kugira ngo tubikurikirane bavuze ko uwibye uyu mugabo mu by'ukuri murabona ko twanyagiwe twese imvura iravuza ubuhuha na ahantu mu misozi tuje kwirimbi ngo kuza kureba uwahemukiye umugabo cyese uwamutwaye amafaranga ye mwese muhabe ntihagera ahantu mujya turebe ibyo aribyo tubwire. Njyewe namuhaye umuzana ubu uwo mukobwa iyo ndaya ye iri hano kuri Irimbi aha tugeze. Njyewe turagiye nimutaha musanga mumenye ko imiti yanje ari imipapirano kudakora. Ubu turagiye njyewe Irimbi muri kurireba ngo irye imbere yanje njyewe muze tugende ngiye kumumwereka. Hanyuma abantu bataza kugira ngo ni ibintu byoroheje kuko mubona ko mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu aba yamondoye twamondoye. Imvura ni nyinshi byatari ariko niyemeje gukurikira abantu bagabo ahantu bagiye ngo gukorera ibyo bikorwa tubanze turebe se bimeze bite uwo muntu iyo ndaya eguko iri zina kuna rikoresha ubundi nta nuvuga ari byo baravuga ngo nimba ngo basigaye bitwanga indangamirwa ariko amugabo warabiye mu ndayijo nakosheje akabigase kwa nkakeza mbivuga buri munsi warabiye mu ndaya rwose nagiye mu nakosheje. So rero tugiye kureba ese uyu mu damu koko uyu mugabo bino bintu afite nibyo biri buze gutuma ayo mafaranga yawe agaruka biragenda bite wa mugabo we biracamo ariyo ndaya arayibona arayikoze icashaka ariko twebwe ntiduhora hahora Imana nyirubutaka aramuha amafaranga ye ikindi aramukoresha ubuzima bwe nto tubufite mu ntoki niwe uratanga icemezo cico turamukoresha nyuma. Imana namwe muremera buriya Imana niyo nkuru ubu twagiye mu Irimbi rero ngwino nje kukwereka umuntu wawe ico uramukoresha niwe urabihitamo. Urakoze cyane byoroheje kujya mu Irimbi wagira ngo ni ibintu byoroheje biraho pe twagiye tugize amahirwe. Urabona aka gasimba niko kari kumurikira aho ndi kuja uru ni rwo rumuri rwanje nje ndi kugenda amaso ganje naga tudatindiye abantu tugende amaso yanje naya ahantu wananyerera urangaye ni mu misozi. Hanyuma hari abantu bajya bagira wenda ipfunwe kuvuga ngo kuba nabanagiye kurakuza cyese mu bapfumu abo bantu wenda bo ubabwira iki wowe nk'umuvuzi wa gakondo? Oya nabyo nakazi kuko kuvura twebwe natwe turasenga tuja mu rusengero turasenga ariko ibi bintu dukora nabyo tubifashishwa n'Imana nyirijuru nyirubutaka. Ubaha ahantu rero tugiye uyu muntu muri kureba muri kubona ko ameze nabi. Uyu muntu rero muri kureba uyu muntu si we uje gushaka murebe neza mwitegereze ni guca yari yambaye mwitegereze neza imvura yose yamunyagiye mwitegereze neza uyu niwe uyu niwe amafaranga nago gari hano sindi kuyareba si n'amafaranga garahari amafaranga aya nakubwiye ko ariyo maso yanjye ndi kurebesha aya maso ngaya iri ni rimwe iri ni irindi iri ni iburyo iri ni ibumoso ubu ndi kurebesha aya maso no kumva ndi kumvisha aya matwi ubu turahageze rero nguyu kandi ari kuvuga ko ari we zana iby'abandi zana iby'abandi amafaranga gawe naga Imana ishimwe rwose amafaranga gawe niyo rwose Imana ishimwe dore ngaya amafaranga gawe dore rwose niko rwose umuntu nguyu ni uwawe icyo uramukoresha mbwira icyo ushaka kumukoresha kubera ko mbonye amafaranga yanjye kumva uyu muntu wanamubabarira kubera ko mbonye amafaranga yanjye rwose niyo kuba yafite niyo turebe neza kameramani niyerekane
niyo amafaranga niyo rwose amafaranga bakujabuye naya rwose naya wagiye ngaye mu ndaya nabyo tubivuge naya ngaye rwose urayabonye naya ngaye Imana ishimwe rwose uzahaha urakoze uronke cyane nuko urakoze cyane uzahaha uronke nuko urakoze cyane uyu mugabo ntabwo yaducika ngo hino hano niko wa mugabo we ubundi bite byawe bite byanjye ni byiza uyu muvandimwe niyigire hino ahangaha nawe hagarara hano iyi noti iri hejuru uzi ko umuntu yayitiza nawe akongera akayiba ubundi uri mu ntoki njyewe ndi umuvuzi gakondo ngaruza ibyibwe nkavura amarozi nkavura ibihato mvura n'indwara bavura kwa muganga umutima umwijima utararengaho ugaruka gutya n'izindi n'impyiko uyu niwe ufite icyo agiye kumukoresha nimba aramubwira ngo nahaguruka arahaguruka namuhaye ubushobozi ariko ubu ndabumwatse ubu namubwiye ngo ahaguruke arahaguruka nahaguruke mukoze uretse gatoya utari wagera hirya iriya twavuze ko umugore ari bukwice kubera ko wagiye mu ndaya umugore kubera ko mbonye amafaranga ntacyo bitwaye mfite ukundi kuntu nshobora kubikemura ariko amafaranga nyafite ubundi mu buzima busanzwe umuntu w'umupapa wubatse iyo yagize gutya akajya kwisayidira ku ruhande madamu akabimenya nizandura ariko inuru ubu turi live ari kubireba ni kashi nicyo kibazo zari zabuze ibindi byo ndibimusobanurira rwose muganga nuko arakoze cyane nari nkibaza uyu mugabo imikorere ye uravuze uti imvura ibi n'ibi ariko ubundi nyirizina ubarizwa he muntu yagukura he njyewe inimero yanjye ndaza kuyibaha muyihereza abantu baje baramvugisha isaha n'isaha hose ndahakorera mu gihugu hose ndagenda kuko mfite ibyangombwa binyemerera kuja aho nshaka mu gihugu hose nambuka n'imipaka mu Gisaka ntuyeyo mu Musanze ntuyeyo iburasirazuba ntuyeyo irubavu ntuyeyo hose ndahatuye hose ndahagera nta hantu ntagera mu gihugu hose gahoro witonze nk'umuntu ufite icyizere hanyuma bino bintu by'ubuvuzi bwa gakondo abantu bamwe na bamwe bagiraho dute cyangwa se kubishidikanyaho n'icyo wabwira abo bantu ku kijyanye no kuvuga ngo ese hari aba bita abavuzi atari bo cyangwa se gutya na gutya ibyo bivuga iki hari abatwiyitirira koko ariko abo batwiyitirira badafite ibyangombwa sibo impamvu nemeye ko muza kundeba kunsura guca nuko nzi ko ibyo nkora ari byo kandi bifite agaciro kandi koko ibyo nkoreye uyu mugabo nawe yabihera ubuhamya nubwe mu mubaze nguyu avuge nimba y'amafaranga ataraye n'abataraye mu yampenya Jane uriyumva ute nk'umuntu wongeye kubona amafaranga yawe wari wabuze wihebye nubwo nagiye kumuvuza gakondo bakunda kwita ngo nukuraguza ariko ndashima Imana kuba uyu muvuzi gakondo ngarurisha amafaranga yanjye Imana izamumugisha nubwo abantu bajya bavuga ngo mwe ntimusenga ariko uravuze ngo murasenga mu kanya uravuze kuti natwe turasenga ariko hari ikintu nkunda kubariza abantu hari umuntu ushobora kuza kukureba wenda aramutse ari hafi yawe ariko hari n'abantu baba bari kure abo bari kure bo babigenza bati abari kure hari nimero tugira ya telefone baduhamagara uretse gato urumva bamwibye nk'uku ariko nturi bubashe kuhagera ngo ugende ibyo bamwibye wenda umukorere nk'ibi ari kure wenda ari muri Amerika ari hehe ari Huye ari mu Burundi ubu bigenza ute cyane ko mama mutari kumwe nabo bari kure iyo atanze umufuragiro tugacunda umuti tukabona koko umuti biguyemo n'umuntu ari gushakisha turamukurura yabura ni ibintu nibi bimaze kumuvamo n'ibintu n'imiti twari twamuhaye n'ihembe twari twatumye ngo rimufate ubu ryamurekuye ubashobora kubasinziye uyu muhungu niwe uramufite ubushobozi bwo kumubyutsa wenyine ntago twagenda tumusizanga sinava hano uyu muhungu navuga nimba aramusiga hano